Twongeye kubaha ikaze rero inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Abakunzi bacu baba bifuje ko tubaha ubusobanuro bwayo. Uyu munsi rero tugiye kuguha ubusobanuro bw'izina Vedaste. Wowe ukigera hano bwa mbere, nawe urashobora kutwandikira muri komenti utubwire izina wifuza ko tuguha ubusobanuro bwaryo. Ariko kugira ngo ubashe kubona ubwo busobanuro bw'iryo zina, urabanza ukande subscribe niba utarabikoze, kugira ngo bizakugereho ku gihe, ndetse ntibibagirwe no kukazogera kugira ngo tukimara kuguha ubusobanuro bikugerereho ku gihe. Ikindi kandi urashobora kutwandikira muri komenti tubwire uko wabyumvishe, ndetse ukande no kuri like kugira ngo utwereke ko turi kumwe. Reka twihute rero tuguha ubusobanuro bw'izina Vedaste. Vedaste rero risobanura cyangwa se rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini rituruka ku izina Vedastus, rifitanye isano n'umutagatifu wo mu kinyejana cya gatandatu witwaga Saint Vedastus cyangwa se Saint Vaste mu gifaransa. Bivugwa ko yari umuntu wicisha bugufi, umunyabwenge kandi w'umutima mwiza. Mu muco rero nyarwanda, abantu benshi baha amazina ashingiye ku myemerere, ku nzozi cyangwa se ku bigwi byabo babonye ko bafitiye cyangwa se bifitiye abantu akamaro. Nubwo rero izina Vedaste itarimo ibisobanuro by'umwihariko, mu kinyarwanda hari imyitwarire n'imico abantu baryitwa bashobora kwitirirwa hashingiwe ku buryo izina by'umwihariko n'iryo bisobanura mu ndimi z'amahanga. Reka tukubwire ubusobanuro rusange bw'izina Vedaste mu muco, mu myifatire bishobora kumwitirirwa n'ibi bikurikira. Mu bijyanye rero n'umuco, akunda gukorera mu mucyo no mu kuri, agira umutima utuza cyangwa se umutima utuza kandi wihangana, agira kandi yubaha abandi kandi akunda gutanga inama. Ikindi kandi yifitemo umutima w'ubuvugizi n'impuhwe. Ibijyanye n'imyitwarire, arangwa no kuba inyangamugayo, akunze rero guhitamo kwigunga cyangwa gutekereza mbere yo kuvuga. Ashobora rero kuba atavugagura cyangwa se ngo avuge amagambo menshi, ariko iyo avuze agira icyo yubaka muri sosiyete. Ikindi kandi ibyo kijyanye n'ibyo akunda, Vedaste akunda ukuri no kubaha abantu b'inyangamugayo. Ikindi akunda amahoro, ituze n'imibanire myiza. Si ibyo gusa kandi Vedaste akunda gufasha abandi batishoboye cyangwa bafite ibibazo, kumva abandi no kubagira inama. Ikindi twakubwira mu bijyanye n'ibyo yanga, Vedaste yanga ubugambanyi, uburiganya n'uburyarya. Ikindi gusebanya no kutita ku bandi. Ikindi yanga ibitotsi by'ikirenga cyangwa se ubunebwe. Reka tukubwire cyangwa se turebere hamwe mu bijyanye n'inzozi ziwe. Umuntu witwa Vedaste aba afite inzozi zo kuba umuntu ufitiwe icyizere mu muryango, mu bandi, kandi gukora ibikorwa bigira cyangwa se bigirira abandi akamaro biba mu buzima bwiwe. Si ibyo gusa kandi harimo kugira umuryango wunze ubumwe n'ituze. Ikindi twakubwira kijyanye n'inzozi ze, harimo kugera ku ntera yo kuyobora
abandi mu mahoro no mu mucyo. Ubwo yari ubusobanuro bw'izina Vedas, nawe urashobora kutwandikira muri comment utubwire izina wifuza ko twaguha ubusobanuro bwaryo. Uraba utibagiwe gukanda subscribe no kukazajya kugira ngo uzajye ubona ubusobanuro bw'amazina atandukanye kugezaho. Naho mu kanya rero mu busobanuro bw'ayandi mazina agiye atandukanye hano kuri FAB TV. Turabakunda.